Akarere ka Ngororero niko kaza ku isonga mu kugira abana benshi bagwingiye ku ijanisha rya 50.5% mu Rwanda. Bamwe mu baturage bo mu mirenge ya Hindiro na Matyazo mu karere ka Ngororero bavuga ko ikibazo cy'ubuharike kiri mu bituma ikibazo kigwingira mu bana gikomeza kwiyongera muri Ngororero, bityo ko bagiye kugishakira igisubizo. Kuko nimba bari mu makimbirane, umugabo yabona ifaranga akarinywera, umugore akajya mu kabari, umwana nazabona igihe cyo koga cyangwa abona igihe cyari businzire cyangwa igihe ari burire. Turifuza yuko abana bajya mu mirire myiza, nk'uko uwanjye atari mu mirire mibi n'uwa mugenzi wanjye akava mu mirire mibi akajya mu mirire myiza. Tugiye kumanuka hariya ahantu iwacu aho dutuye, twige ku bibazo bihari, ari imibanire, uburyo ingo zibanye, turebe kuko akenshi na kenshi ikintu gituma abana bajya mu mirire mibi nuko mu rugo haba harimo amakimbirane, nayo yatera abana kujya mu mirire mibi. Zimwe muri serivisi zitangwa muri ubu bukangurambaga harimo gukingira abana bari munsi y'imyaka 5 bacikanwe, guha abana ibinini by'inzoka n'ibya vitamini A ndetse n'ifu ya ongera, no gutanga uburyo bwo kuboneza urubyaro. Abajyanama b'ubuzima ni bamwe mu bafasha abaturage muri iki cyumweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana, bavuga ko bagiye kujya bagira kuri buri rugo kugira ngo hatazagira ucikanwa n'izi serivisi. Nugu kwigisha ababyeyi kugirana umutekano mu rugo rwabo, abagabo bakubahana n'abagore babo ku buryo bashobora kubaka umuryango muzima kugira ngo n'abana babashe kubiyumvamo. Mbese muri make nkatwe abajyanama b'ubuzima twashyizemo ingamba, isaha ku isaha buri mujyanama afite ingo ashinjwe, ubwo iyo haje imirire mibi nawe urumva igikurikira. Dukangurira abacikanwe n'inkingo, ibyo bikorwa byose bizabera ku masite. Abajyanama turi 4-3 bazaba bari kuri site, abandi undi umwe arashakisha abantu mu ngo bataje gukoresha icyo gikorwa. Insanganyamatsiko y'ubu bukangurambaga bwo kwita ku mubyeyi n'umwana iragira iti tunoze isuku turinda abana indwara zibatera kugwingira. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Mireille Batamuriza yasabye ababyeyi kugira ubufatanye kuko uburere bw'umwana butari umuntu umwe gusa. Icyo tubasaba ni kwa kumva ikibazo ku rwego rw'umuntu ku giti cye, kuko iyo bamaze kumva aho ikibazo kiri ugira n'ubushake ndetse n'uruhare mu kubikemura. Ikindi tubasaba ni ukugira uruhare bose bafatanyije, uruhare rw'umugabo rukagaragara, kuko nubwo atari we akenshi utegura ifunguro ariko abigiramo uruhare mu guhaha, mu gutanga bwa bushobozi urugo rwe rukeneye kugira ngo rubone indyo yuzuye. Rero icyo dusaba ni uruhare rw'umugabo n'umugore bose bagafatanya, kandi kugira ngo wa mwana uri mu gihe cyo munsi y'imyaka 2 ugenewe gahunda zose zimugereho. Imibare igaragazwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC yerekana ko ikibazo cy'imirire mibi ihutiyeho yavuye kuri 2% muri 2015 ikagera kuri 1% muri 2020, mu rwego rwo kurwanya imirire mibi hagamijwe kugera ku ntego y'igihe kirekire mu cyerekezo cya 2050. U Rwanda rwihaye intego y'uko igwingira rizaba riri kuri 5.5%. Ari Muhirwa mu karere ka Ngororero.